mu gihe hitegurwa kwizihizwa umunsi w'intwari ku nshuro ya 30. Abanyeshuri biga mu kigo cya groupe scolaire ka Kigali bavuga ko bazakomeza gusigasira umuco w'ubutwari no kwigira ku ntwari zabanjirije. Wakoze ibikorwa by'indashyikirwa kandi akaba ari n'umuntu nyine umuntu w'intangarugero ku bandi. Ibyo bikorwa by'indashyikirwa aba yarakoze nibi aba yararinze igihugu ciwe nyine ni byinshi aba yarakoze, ariko icy'ingenzi aba yarakoze ni kurinda ibibi ndetse ibibi mu gihugu ciwe. Nkawe rero ubona uzaba intwari? Uzabigenza ute? Nziga cyane ubumenyi kandi be n'indashyikirwa. We gutwara ikintu bivuze ubuzima bwawe cyangwa se ubusobanuro bufite, numva ari ikintu kidasanzwe kuri njyewe, numva ari ikintu kidasanzwe kubera yuko ni ikintu cy'agaciro umuntu aba akwiye gukora, ariko agomba kuba intwari, agomba gukora ibintu by'ubutwari mu buryo butandukanye. Murakoze cyane. Amazina yitwa Mugabo Fred. Nk'uko mwari mubivuze, umunsi w'intwari ni umunsi ukomeye cyane, usobanuye ku buzima bwanjye. Ni umunsi numva ko hari abantu bakoze ibikorwa by'ubutwari, nanjye nk'umunyeshuri ngomba kuzatera mu kirenge cyabo. Nitwa Ishimwe Denise. Ubutwari, uburyo mbumva n'uburyo numva ubutwari ni ibikorwa wakoze cyangwa ibikorwa dukora bigira ingaruka nziza muri sosiyete. Kuri njyewe n'ubushobozi mu butwari, numva ko ni bya bikorwa byiza abantu bakoze cyangwa se abantu bakora bigirira ingaruka muri sosiyete nziza, bituma abandi bashobora kugera ku bintu runaka bitandukanye. Bakomeza bavuga ko nk'urubyiruko bafite umukoro wo gukora ibyiza byinshi bakaba umusemburo w'impinduka. Nzanishije ku gihugu cyacu, iby'igihugu cyagezeho cyabigezeho kubera ubutwari bwabayeho, agaharanira gusigasira iby'igihugu cyacu cyagezeho, ariko kugira ubwo butwari kubera yuko iyo ukora ibyiza uharanira n'iby'igihugu cyawe cyagezeho, ubona ko n'ubundi butwari. Urubyiruko rufite umukoro wo gukora ibikorwa byinshi, harimo gufashanya, harimo gukora ibikorwa byiza nyine bishobora kuba byateza imbere igihugu cyacu, even nabwo wo kwiteza imbere. Ndakeka neza ko iyo witeje imbere, sinyeka yuko n'abantu bari hafi yawe nabo izo ngaruka nyine z'uko wateye imbere zibageraho mu buryo bwiza. Kandi uburyo twasigasira ubwo butwari ni ukurinda ibyagezweho. Muri genocide ikintu cyabayeho ni uko urubyiruko nirwo rwagize uruhare mu gusenya igihugu cyacu. Rero nkatwe viziyo turimo ni ugukora cyane, tugahana amakuru, tugasobanurirana icyo ubutwari buvuze, tugasobanura mbese iterambere aho rigeze, tukavuga n'ukuntu mbese twari twicara tukabiganira uburyo ubutwari twabusigasira. Murakoze. Amazina yanjye ni Iradukunda Mariam, niga sinyasisa mu campus. Natwe nka famiye ya AEG Bihogora turabizi ko AEG ni umuryango ushamikiye ku mateka yaranze igihugu cyacu muri 1994 muri jenoside yakorewe abatutsi. Noneho urumva nk'uyu munsi rero ni umunsi udasanzwe wo kuba ari umunsi w'intwari zacu. Turabizi aho inkotanyi zapfuye, turabizi uruhare inkotanyi zagize mu buryo bukomeye bwo kubohora igihugu. Rero umva nkatwe nka AEG biba ari ibintu byiza, biba ari ibintu ababyeyi bacu byo kwibuka uburyo babohowe, uburyo nyine basubijwe igihugu cyabo mu mahoro meza. Rero nyine umva ni ibintu byiza n'ibyo kwishimira intsinzi y'inkotanyi muri make. Rwema Daniel, umuyobozi wa groupe scolaire ka Kigali wungirije ushinzwe ikinyabupfura n'imyitwarire, avuga ko batoza abanyeshuri gukora neza ibyo barimwo mu buryo bugaragaza ubutwari. Rwema Daniel, umuyobozi w'ikigo cya Kigali School wungirije ushinzwe
gupfa n'imyitwarire. Nk'uko batubajije rero ibyo dutoza abana mu rwego rw'ubutwari kugira ngo bazatere ikirenge kandi babungabunge ibyo intwari zatubajije zagezeho. Abana tubatoza ibyo twita itozamutwe, tukabatoza kwishakamo ibisubizo aho ibibazo byavutse. Buri wa mbere mu gitondo tugira asembure ya buri wa mbere mu gitondo, tukaganira ku muco w'ubutore, ku muco w'ubutwari, ku muco wo kwigira, ku muco wo kwimenya. Ibyo usanga buri mwana tumusaba kumenya indangagaciro z'umuco nyarwanda. Izo ndangagaciro rero habamo gukunda igihugu, gukunda igihugu ku buryo ushobora kucyitangira bibaye ngombwa. Rero tubaganiriza ko hari intwari zabanje zatubanjirije igihugu cy'ikibazo kimeze uku nguku, hari intwari zagiharaniye zikazikuriye zimwe zagakitiye zigatanga ubuzima bwabo. Noneho tukabatoza ko nabo ibyo barimo bakwiye kubikora mu buryo bagaragazamo ubutwari. Muri aya masomo biga bagaragazamo ubutwari ku buryo bazavamo abanyarwanda b'ingirakamaro, bazaba ibisubizo by'igihugu cyacu. Dore ko no mu njyana y'ubutore iya nyuma ivuga ko ari ibisubizo by'igihugu cyacu. Rero tubatoza umuco w'ubutore w'ubutwari kugira ngo ejo nabo bazatere ikirenge mu ntwari zatunganyije. Dufite abanyeshuri 3,557. Umuyobozi ushinzwe kubungabunga ibicumbi by'intwari mu rwego rushinzwe intwari z'igihugu, imidari n'impeta z'ishimwe Ceno Ndoreyaho Edizo avuga ko ubutumwa buteganyijwe ku munsi w'intwari z'igihugu ari ugushishikariza abanyarwanda cyane cyane urubyiruko kubaha no kubahiriza indangagaciro z'ubutwari bw'abanyarwanda. Koze cyane. Ubutumwa buteganyijwe umunsi w'intwari z'igihugu ni ugushishikariza abanyarwanda cyane cyane urubyiruko kubaha no kubahiriza indangagaciro z'ubutwari bw'abanyarwanda. Mu by'ukuri ubwo izo ndangagaciro ni ugukunda igihugu, cyane cyane gukunda abanyarwanda, gukunda ubuyobozi bwacu, gukunda ndetse no kurwanira ubusugire bw'igihugu cyacu. Icya kabiri, iyi ni ndangagaciro no gukunda umurimo unoze, abanyarwanda bakiga kunoza umurimo kuko nibyo bizaduteza imbere, nibyo bizadufasha kugira icyo tugeraho ndetse kwihesha agaciro. Icya gatatu ni ugukorera hamwe nk'umuntu umwe, tukagira ubumwe, tukunga ubumwe kuko ubumwe bwacu nizo zizaba imbaraga zacu, ndetse tukubahiriza bari abana b'Inyange bavuze bati twese turi abanyarwanda. Icya kane nanone dukomeraho ni ukuba kugira ubupfura ibyo dukora byose, kugira discipline mu byo dukora byose, tukagira discipline cyane cyane urubyiruko rugashishikarizwa kuba abantu b'inyangamugayo batumwa hariho hose kandi bagakora ibyo batumwe kandi bakabikorana umurava uranga abanyarwanda. Ubwo nibwo butumwa dushishikariza urubyiruko kuri uno munsi w'intwari. Kandi insanganyamatsiko yacu n'ubundi iragira iti ubutwari mu banyarwanda, agaciro kacu. Urumva ko ubutwari nibwo buzatuma tugira agaciro, twihesha agaciro, tukagira ijambo mu ruhando mpuzamahanga, igihugu kikagira ijambo, kikagira ijabo, ndetse kikagira icyo cyakora n'icyo cyavuga mu ruhando rw'ibindi bihugu. Ndumva ari ubwo butumwa dushishikariza urubyiruko muri uno mwaka. Umwihariko hari muri kino gihe cy'imyaka 30 ni bya bindi twabwiye byo kumva ijwi ry'urubyiruko. Urubyiruko uyu munsi nibo banyarwanda benshi kandi nibo banyarwanda bazubaka iki gihugu. Ubwo rero turimo turakura umutwaro ku bakuze, ku bageze mu zabukuru, umutwaro wose w'igihugu cyangwa se umuganda wose w'igihugu tukawuha urubyiruko. Ubwo rero urubyiruko niwo mwihariko wo kuri no nshuro ya 30 twizihiza ubutwari bw'abanyarwanda. Urubyiruko n'ubintwari
rwirinde ibiyobyabwenge, rwirinde uburara bwose. Ubwo ni ukuvuga ngo rujye mu byo rujyamo ariko rushungura, rureba ibigira akamaro, bireba ibyakubaka ubutwari. Ibyo niyo mwihariko cyane cyane w'uno mwaka ku nshuro ya 30. Urubyiruko muri rusange turimo turatera intambwe turwegera. Dufite amaklabu, icyo twatangiye mu myaka ishize, ibyo twita amaklabu y'umuco n'ubutware mu mashuri abanza, yisumbuye n'ayandi yose, ariko tukabona ko hari ahantu bitagenda neza, ariko nicyo gituma dushishikariza abantu bose, ari abakuze n'abato, abayobozi b'ibyo bigo, abayobozi bo mu nzego zitandukanye, iza gisivile ndetse n'iza leta, abayobozi bo muri societe civile, abo bose turabashishikariza kudufasha bakegera rwa rubyiruko, kuko akenshi baba bakorera aho hantu murimo muvuga, bakegera rwa rubyiruko bakarwigisha, ndetse ku buryo za club z'umuco n'ubutwari zigenda zigira akamaro. Kandi koko hari aho tuzi zagiye zikora, hari aho tuzi zikora neza, zifasha ndetse no muri rya terambere ry'aho batuye, abo ngabo barahari. Ubwo rero izo ngero nziza tuzagenda tuzikwirakwiza n'ahandi, ariko koko turasaba yuko izo nzego zose zidufasha. Ibyo nibyo tuzakora kandi tuzabigeraho uko imyaka igenda iza tugira imbaraga. Ni ku nshuro ya 30 hagiye kwizihizwa umunsi w'intwari, aho insanganyamatsiko y'uyu mwaka igira iti ubutwari mu Banyarwanda, agaciro kacu.